Yeah, tubikomeze. Mumesente. Hatijuru wakaye tulipisinga bonuko dikwitura. Abahanzi nabonye hano bafite ubuzima bwiza. Ntabwo nabonye mu wasinze. Ntabwo nabonye mu wanyweye ibiyobyabwenge. Nubwo vibes mwabonaga ko ari nyinshi ariko ziri naturere ziri. Tubyemere. Ntabwo nareka kubabwira ko iyo umuntu ari muto hari ibintu byinshi bimushuka, harimo inzoga, ibiyobyabwenge. Twagiye tunabona abahanzi bafite abakobwa b'inshuti bakabahohotera, ababakubita, ibintu bya gender based violence mu bajene bato, mu bahanzi, mu byange. Kandi tujye tunatangana amakuru hagati yacu. Niba uzi ko umuhanzi mugenzi wawe afite akabazo, akaba atangiye kunywa ibiyobyabwenge, akaba atangiye kwitwara nabi n'uwo bakundana n'umugore we, mujye mutanga amakuru hakiri kare atarakora ibyaha byatuma afungwa. Nibwo tuzaba twubaka umuryango, twubaka n'ubuhanzi buzagira akamaro. Ibiba kuri bagenzi banyu mukajye mubibona nk'amakuru, bijye bibaha kwitekerezaho no kubitinya, kuko hari ibintu biri kirazira mu Rwanda: ubusinzi, ibiyobyabwenge, guhohotera, violence. Ntabwo ari ibyacu. Icyanyuma, aka karere gaturanye n'igihugu gifite indwara ya Ebola. Hari ukuntu abantu bakunda gushaka utudiru, abashobora gusohoka banyuze mu nzira za panya. Reka mbabwire rubyiruko, Ebola ngende umuganga nibyo nize, niyo mpamvu mwabonye kubyina biba bitari kuza neza. Namaze imyaka myinshi mboroka ibintu byo mu bitabo, ubu n'ubu nduhutse. Uko mundeba ibintu by'igitaramo bije vuba. Nararaga amazamu menshi bikantwara umwanya. Ariko nagira mbabwire ko indwara nka Ebola ni indwara mbi cyane. Indwara ya Ebola dufite ubu ngubu nta rukingo, nta n'umuti ifite. Amahirwe y'iyo dufite ubu ngubu, abantu bava amaraso bikererewe bagapfa wenda batinze. Ariko nagira mbabwire ko icyagaragaye nuko gukaraba intoki buri gihe, gukoresha hand sanitizer, no kugerageza kugabanya ingendo zitari ngombwa muri ako gace birimo, ni ibintu mugomba kwitondera. Ntimukabifate nk'aho ari amakuru atabegereye. Ibi bintu birakomeye, nagira ngo nabyo ntabwo nava ntabibabwiye. Icyanyuma rero, nashimiye inzego z'umutekano, tujye dukomeza kuzikorera ingofero, tuzikunde. Hano hantu turatekanye kubera zo. Ntakagire n'umuntu uzivuga nabi twumva. Abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga, iyo hari umuntu utunze urutoki u Rwanda, agatunga urutoki perezida wacu, agatunga urutoki ingabo zacu, mujye muza tumuhibye. Turabyumvikana ariko? Ntabwo wataramutya ufite fresheri zimeze gutya, ugatarama wishimye gutya. Ni ukubera hari abantu bahagaze hanze muri iri joro, bo batataramye bari kurinda umutekano. Ntakagira umuntu bavuga nabi, tubibona tubyumva, tujye tuza tumubwire ko arimo kwibeshya. The Zoom TV 24 w'akarere ka Rubavu, nshimire n'inzego z'umutekano turi kumwe, ariko by'umwihariko mbashimire ukuntu mutera inkunga Vision Jeunesse Nouvelle kugira ngo itegure bino bikorwa. Akarere ka Rubavu kagenera amafaranga Vision Jeunesse Nouvelle mu ngengo y'imari yako kugira ngo babashe gukora ya talent detection ndetse banategure kino gikorwa. Nyakwamea impamvu naje ni ukubera umushinga banyeretse, uko mwatangije Rubavu Music Awards, uko mukoresha ikigo cya Vision Jeunesse Nouvelle gutegura impano zabo za siporo, impano z'umuziki, impano zindi. Kuza kwanjye hano ni ukubereka ko twishimira akazi mukora. Ikindi ndashimira Future Novelty Company. Buriya ibikorwa byose abajene batangira ubwabo bikoca, bagerageza kwibonera ubushobozi. Iyo babonye support ya leta n'akarere
bakabona ubufatanyabikorwa nka Vision Jeunesse Nouvelle, ibikorwa byabo bigeraho bikamenyekana. Nahoze nganira na nyakubahwa meya ko iki gikorwa urebye ukuntu kigiye kubaka izina, hari igihe isari zatubana no bikazasaba ko wenda tubikorera nko muri stade, ariko kigaragara nagira ngo mbereke ko igikorwa gishobora gutangirira ahantu kure mu ntara, kikubaka izina, kigatuma inzego zose zigishyigikira. Twaje hano rero kugira ngo dushyigikire ubuhanzi, impano n'abafatanyabikorwa b'akarere ka Rubavu. Ndashimira abayobozi b'imirenge, nababonye narebye video uko byagenze muri buri murenge. Biriya ntabwo byashoboka hatarimo akaboko ka gitifu. Mumfashe dushimire ba gitifu b'imirenge. Nabonye neza ko urubyiruko kubana narwo, yego bisaba kubona ibyo bakora, kubona amafunguro, kubona amashuri, ariko mujye mwibuka abana bato bagomba kuba abana, bakagira umwanya wo gutarama, bakagira umwanya wo kwerekana impano zabo. Ndashimira rero Rubavu ko tudakoze kino gikorwa gusa, byanabaye no mu mirenge yose kandi mwabigizemo uruhare. Mwabonye ko abatanze ibihembo ari abafatanyabikorwa b'akarere ka Rubavu, abacuruzi, ababosi. Munyemerere nanjye ndimo dushimire abacuruzi n'abafatanyabikorwa ba Rubavu, private sector. Abantu mugize private sector yambashimire kuba mwaje, ariko aba bantu bose mureba, uru rubyiruko nibo bakiriya banyu, ababyeyi babo nibo bakiriya banyu, nibo bahinga bagategura ibyo mukoresha mu mahoteli yanyu. Gushyigikira impano z'uru rubyiruko, kubatera inkunga, gutera inkunga iki gikorwa ni ugutera inkunga abakiriya banyu kugira bajye baza bafite ubushobozi. Nagira ngo mbashimire kuba mwaje, bashimire geste yo kuba muri hano, ariko nkeka ko ubutaha muri Rubavu Music Awards tuzabona support nini cyane ya private sector. Ibikorwa bya entertainment ntabwo byashoboka hatarimo abanyamakuru. Nagira nshimire umuntu wese w'umunyamakuru, social media influencer, n'umuntu wese ugerageza gusakaza ibihangano bikozwe n'aba bahanzi. Ibisa media tutari kumwe, social media influencers n'abandi bose bafite ukuntu bagera ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo ibihangano by'abahanzi byabona isoko. Nagira ngo rero namwe dufate umwanya tubashimire akazi mukora, video nziza mukora, bituma ibikorwa byabo bigera ku isoko. Nagira ngo icyo nacyo tukibashimire muri iyi event. Ndashimira abahanzi bakuru nka Riderman na Bwiza, twasabye yuko baza guha umugisha igikorwa cya Rubavu Music Awards, bakemera batatugoye, bakaba baje kugira ngo baheshe agaciro kino gikorwa. Mumfashe dushimire Bwiza na Riderman bemeye kuza kudushyigikira. Uko tuzakomeza kukidevelopa, tuzagira n'igihe tugira abahanzi bakuru barenzeho kandi benshi, ariko no kubereka ko aba bahanzi nabo bashyigikiye yuko abahanzi bakiri bato nabo babona stage. Ndashimira akarere ka Rubavu kemeye ko tariki 31 y'ukwezi kwa 12 bajyaga baha umwanya abahanzi bavuye i Kigali ku Kivu. Uyu mwaka ku Kivu hazasusurutswa n'abahanzi b'Abanyarubavu. Aba bahanzi twabonye nibo bazaduha show. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ukugerageza guteza imbere ubuhanzi. Yewe icyo nakwemera nka mu rwego rwa Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, ni uko iyi Rubavu Music Awards inkunga twabashije kubona uyu mwaka izakomeza, ariko tuzanongereho n'indi kuri edisiyo ya 3. Ikindi kintu nemeye ubwo nahuraga n'umuyobozi wa Vision Jeunesse Nouvelle, nuko aba bana benshi bahawe ibihembo dukunze kubatakaza, kuko nyuma y'ahangaha baragenda ntitwongere kubabona. Tugiye gushaka uburyo twazakora camp ku buryo abashobora gukomeza kudevelopa impano zabo zikazamuka zikarenga urwego ziriho twazabikora. Nagira ngo nacyo nyemere ko
nyuma yaha tuzagirana inama na camp y'abahanzi bose batsinze. Icyanyuma rero no kugira mbifurize ubuzima bwiza. Abahanzi nabonye hano bafite ubuzima bwiza, ntabwo nabonye mu wasinze, ntabwo nabonye mu wanyweye ibiyobyabwenge, nubwo vibes mwabonaga ko ari nyinshi ariko ziri naturere ziri tubyemere. Ntabwo nareka kubabwira ko iyo umuntu ari muto hari ibintu byinshi bimushuka, harimo inzoga, ibiyobyabwenge. Twagiye tunabona abahanzi bafite abakobwa b'inshuti bakabahohotera, ababakubita, ibintu bya gender based violence mu bajene bato, mu bahanzi, mu byange. Kandi tujye tunatangana amakuru hagati yacu. Niba uzi ko umuhanzi mugenzi wawe afite akabazo, akaba atangiye kunywa ibiyobyabwenge, akaba atangiye kwitwara nabi n'uwo bakundana n'umugore we, mujye mutanga amakuru hakiri kare atarakora ibyaha byatuma afungwa. Nibwo tuzaba twubaka umuryango, twubaka n'ubuhanzi buzagira akamaro. Ibiba kuri bagenzi banyu mukajya mubibona nk'amakuru, bijye bibaha kwitekerezaho no kubitinya, kuko hari ibintu biri kirazira mu Rwanda: ubusinzi, ibiyobyabwenge, guhohotera, violence ntabwo ari ibyacu. Icyanyuma, aka karere gaturanye n'igihugu gifite indwara ya Ebola. Hari ukuntu abantu bakunda gushaka utudiru, abashobora gusohoka banyuze mu nzira za panya. Reka mbabwire rubyiruko, Ebola ngenda umuganga nibyo nize, niyo mpamvu mwabonye kubyina biba bitari kuza neza. Namaze imyaka myinshi mboroka ibintu byo mu bitabo, ubu n'ubu nduhutse. Uko mundeba ibintu by'igitaramo bije vuba. Nararaga amazamu menshi bikantwara umwanya. Ariko najya mbabwire ko indwara nka Ebola ni indwara mbi cyane. Indwara ya Ebola dufite ubu ngubu nta rukingo, nta n'umuti ifite. Amahirwe y'iyo dufite ubu ngubu, abantu bava amaraso bikererewe bagapfa wenda batinze. Ariko najya mbabwire ko icyagaragaye nuko gukaraba intoki buri gihe, gukoresha hand sanitizer, no kugerageza kugabanya ingendo zitari ngombwa muri ako gace birimo, ni ibintu mugomba kwitondera. Ntimukabifate nk'aho ari amakuru atabegereye. Ibi bintu birakomeye, nagira ngo nabyo ntabwo nava nabibabwiye. Icyanyuma rero, nashimiye inzego z'umutekano, tujye dukomeza kuzikorera ingofero, tuzikunde. Hano hantu turatekanye kubera zo, ntihakagire n'umuntu uzivuga nabi twumva. Abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga, iyo hari umuntu utunze urutoki u Rwanda, agatunga urutoki perezida wacu, agatunga urutoki ingabo zacu, mujye muza tumuhibye. Turabyumvikana ariko? Ntabwo watarama utya ufite fresheri zimeze gutya, ugatarama wishimye gutya. Ni ukubera hari abantu bahagaze hanze muri iri joro, bo batataramye bari kurinda umutekano. Ntakagira umuntu bavuga nabi, tubibona tubyumva, tujye tuza tumubwire ko arimo kwibeshya. Nyakubahwa Meya, ubu nkomeje kuvuga hano wasanga nanjye ngiye mu buhanzi. Reka ndeke professionals bakora akazi kabo. Ndabashimiye, umugoroba mwiza. Amashyi menshi cyane kuri Dr. Utuma Twishima Jean Paul Abdallah.